baragowe se cyangwa bo muri abakobwa baragowe kuri level batumye abasore bajya muri position yo kubabwira ibyo bashaka kumva. Nuvuga ngo umukobwa kano kanya ngiye nshobora kumwereka ngiyeyo nitwa Jay meze gutya na gutya ukamwereka ubuzima bwawe nkora kuri The Choice nkora ibiki unamukunda ntagukunde naza nge ndi babu nkamubwira ko ndi umudoktor Faisal nati imodoka nje kumurebamo cyangwa se dutadura navuga ati imodoka yanjye yapfuye agahita nkunda ngewe we ntagukunde. Bivuze ngo byatumye rero abasore bajya kuri abasore benshi nyine abo ngabo benshi babashaka gusa kugira bagenda bizi imitwe yo kubabeshya kuri level bro. Hari umujamo wanjye yigeze gukodesha imodoka aje gutereta umukobwa twari turahabora arangije umutipe yaramaze igihe atereta umukobwa amutereta. Okay, umukobwa nyine bavugana abakobwa bafite ukuntu iyo abona usobanutse usa neza atakwima umwanya ariko akaba atagwatayima ariko akaba ari kukubara nyine akaba ari kukubara mukaba mutaryamana mukaba kandi mutavuze ko mukundana kandi n'uri mukaba mwitana ba sheri mbese uraho kabira aho wakigushyize muri friendzone turi ahana itavuga ati ariko muzi ati ngiyewe birababaje kuba umukobwa mwiza nk'uyu agenda n'amaguru ati ngiyewe n'umukobwa ngiye kumugurira imodoka ati kandi nzayimugurira ejo nzanabahamagara umukobwa hari nzanabahamagara mwese abari bari hano muze ejo nyimuhe muhari ati yewe nibyo kunywa twanyweye hano ejo nibyo uzagura kuko nibyo uzabugiye gutanga imodoka. Ubwo umukobwa arishima nyine atangira kwishima avuga ati umutipe n'ubundi hano i Kigali mu batipe bameze neza n'undi abafite amafaranga. Umukobwa bwo iryo joro urumva umukobwa arishima ubwo niba batari barasomanye iryo joro yaramusomye aravuga ati azama imodoka arangije ari abatara nakoze na gahunda ya leta iryo joro barahagije ngo ni gahunda ya leta arakoze gahunda ya leta iryo joro barayikoze. Ubwo uwo mukobwa yasomye umusore cyangwa yasomye imodoka yasomye umusore abonamo imodoka babu ni ari niko yitwa ndumva harimo izina babu sibyo ko yitwa Benja. Babu atanze inkuru yaba ariyo cyangwa ari impimbano ariko atanze inkuru ifite ubutumwa buri miki we yaje abwira umukobwa ko akora ku isibo mugenzi we araza aramubeshya ati ngewe ndi Dr Faisal neza ntabwo yaka ibyangombwa kuko nta kazi agiye gutanga. Noneho uyu mukobwa ngo babanyeho niba nta nicyo bari bahuriyeho amubwiye ko ejo azamuha imodoka azaza yakira arayagahara aramusoma nta gitutsi bavuga ngo gasoma impyisi. Uyu mukobwa yasomye iki? impyisi oya yasomye umusore cyangwa yasomye imodoka? we ahita wumvamo imodoka we tuvugisha ukuri urumva yarasanze rwose ari muri nuko nyine tuzabiganira ari umwana mwiza bamubwiye imodoka asoma umusore. Ubwo yasomye umusore cyangwa yasomye imodoka? Komeza inkuru yacu irangira tuyiganire. babikoze ibyo ntabwo babikoze arangije ngo gahunda ya leta ntabwo babikoze duhamagara twese duhurira hahandi yabayize gahunda ya leta umutipe yamuguriye rava arayizana iparitse hanze arazana twese hagati atamubwira ati fata imodoka yawe. Umukobwa urumva byaramurenze bimaze kumurenga umukobwa agira ngo ni blague kuko imodoka aranayitahana umutipe nyanamwereka ko hari ikibazo gihari arayitahana. Arangije bukeye nyine umukobwa abona nta kibazo umukobwa yaribwirije ajya gusura umusore uri umuntu waguhaye imodoka rava 2014 na 7 biri muri 2015 akantu karimo ko bwakeye umukobwa akibwiriza akajya gusura umusore ko wakumvise akunda agira ngo ariko abantu buracyagiye kumusura somera komeza ibitewe umukobwa yaribwirije ajya kumusura arangije ubwo urumva icyo gihe umushaka yavuga ko wakwima uwo muntu kabisa harashye arangije umutipe umunsi wa kabiri kuma umutipe yarakodesheje imodoka iminsi 5 iyo modoka yari yayikodesheje iminsi 5 arayizana arayimuhereza none uwo mutipe ku munsi wa 4 haburu azayitirira ejo ahita hamagara umukobwa ati ya modoka ndayishaka sorry yaramubwiye ngo wantije imodoka ati ngewe ngiye muri gahunda zanjye hanaha kandi imodoka yanjye yapfira mu igaraje hanaha ntimperezi yawe noneho uraza kujya ku igaraje ufati yanjye yasigayeyo nawe yarafite imodoka nziza cyane narutaniye. Umukobwa ati nta kibazo n'umuntu wakuguriye imodoka ye yapfuye arashaka kujya mu rugendo muri gahunda z'amafaranga. Umukobwa rero no ku kazi mutipa aragenda arayifata umukobwa avuye ku kazi ajya ku igaraje aho bamurangiye ati nje gushaka imodoka ya Kanaka ati Kanaka wahe ati witwa gutya na gutya ati ntago tumuzi ati murashaka kutwibira imodoka umukobwa ateza akavuye aho ngaho
umukobwa wa mutipe ugahise aterura imodoka aho yayiteye yahise yisubizayo amafaranga yarashizemo umukobwa mu gitondo yahamagara wa mutipe wapi yitaba wapi kugeza ukuri no anamuhamagara mureba waza so umusore umubaza iki wese waza iki unga ngo imodoka yanjye ngawumva level abakobwa bari gutuma abasore bajyaho yo gutekereza hano harimo ibintu bibiri kuyisha nyine kudashyira kuri puresha. Oya babu hano yatanze igitekerezo ashaka kwerekana ukuntu abasore bari kuri puresha. Bari kuri puresha ku ruhande rumwe, ariko uyu musore yatekereje ku rwego rungana n'ubwenge buke umukobwa afite. Yabonye icyo ashaka. Agihura n'uyu mukobwa yasanze ashobora guha umukobwa icyo adafite, umukobwa ntatekereza impamvu bayimuhaye. Amugurira imodoka, yabanje kumenya bashiki be yaziguriye ni bangahe. Yamuguriye imodoka, urumva niba yamuhamagaraga ntiyitabe, sibyo? Yamuguriye imodoka, baziranye bate? Ubundi kamubaza, bakugurira imodoka kubera iki? None se bakugura imodoka kubera yuko umukobwa mwiza kandi ugenda mu modoka gusa wabona ahora avuga ngo akamoto ngo kambiranyagiye kugira ngo ujyane n'ibi ujyane n'injyana. Uyu musore mwahuye ku wa mbere kwa gatanu akakugurira imodoka, agukunda kurusha so. Kuki akugurira imodoka isa atarayikugura kandi isa afite amurusha amafaranga? Uzamubera umugore cyane rwose. Ubwo se umuntu mwahuye ku wa mbere kwa gatanu yakubera umugore ute? Ibintu byose ntibipfira mu myumvire. Nejo muhita mujya gushyingira ku murenge bikarangira. Umuntu se wamwiga imyaka ingahe? Ku buryo uhura n'umuntu ku wa mbere kwa gatanu kamugurira imodoka cyane. Niyo waba ufite miliyari. Ese bari bavanga barikanga. Nabwo nubwo waba ufite miliyari wari wateguye kubyinira muri icyo cyumweru. Ntiwambuguriye uravafa wavugaga. Ahubwo umukobwa anayikuguriye. Umukobwa yabaye igicucu. Iyi modoka nuko yari itaramwandikishwa. Kuba cyo nicyo. Nuko yari itaramwandikishwa. Oya kuba cyo nicyo. Iyo yifata agahita yirya avuga ati n'ubundi ibi ni iby'ingenzi. Akayibishikiza. Akayigurisha. Ndagira ngo urwego uyu musore yatanze urugero nubwo harimo ibibazo byo kwibaza. Ariko ni gutu byanga bikunda. Sinani yababwiye bazajya bagura umuntu nakugura iPhone. Jya umenya icyo uguze. Abawe. Urumva? Iguha amafoto meza nawe umuha iby'umutima we wifuza. Kandi abaguraga telefone iPhone 10 ubu bari kuri 16 yabasajije. Uzi kirimo kuba we wari telefone 10 siwe